wanyanze nushaka unyange umwuka muhumeka si uwawe. Bari bazi se ngo nzaheraye, ntabwo nzaheraye mwabira bikari by'agahinda se. Imana niyihare nyine ifunze defanze tu ndi munzi urakumva se, nakuriye mu buhunzi tu ariko ese birashoboka ko uri umukene ashobora gukira? Ese birashoboka ko uwari imbobo ashobora kubona icyubahiro nawe akicara ku ntebe y'icyubahiro? Uyu mwana w'umusore agaragaza amarangamutima y'ukuntu yabayeho nawe mu buzima bwe, na ndetse n'imivugire ye nawe ushobora kumva ko hari ikintu kibi gishobora kuba cyaramubayeho mu bwana bwe. Nibyo, ariko ubu tuvugana uyu mwana izuba ryaramurasiye, ari muri Canada, ameze neza, ari mu buzima bwiza, arashima Imana. Kurikira iyi nkuru urasobanukirwa. Nimba ukoresha imbuga nkoranyambaga nka YouTube cyangwa TikTok, ushobora kuba uyu mwana w'umusore umuzi. Twamumenye muri ibi bihe, tumenya muri uyu mwaka, ariko ntabwo ariho yakoze izi interview ze. Izi interview zimaze imyaka 5, yazikoze mu mwaka wa 2021. Uyu mwana w'umusore amazina ye yitwa Kimangwema, yamenyekanye kuri iryo zina cyangwa se Shema. Uyu mwana w'umusore agumya kuvuga ubuzima bwe, amagambo ye avuga n'imvugo ye n'uburyo yitwara ari kubivugamo, abantu bagerageza kubisanisha n'uko ameze, maze bakabona ubuzima yabayemo ntabwo bushobora kuba ari bwiza. Nibyo, ntabwo bibeshya. Uyu mwana uramutse umuteze amatwi, ugatega amatwi uburyo ibintu bye abivugamo, ni koko ni ukuri. Ese uyu mwana yaba yarabeshejweho n'ibiki? Nibiki byamuteye gutya kubaho gutya? Muri iki kiganiro uraza gusobanukirwa buri kimwe cyose icyateye uyu mwana kumera gutya. Nkurikira. Ubundi uyu mwana mama we yavuze yuko avuka ahantu bita Ibunagana, ndetse se avuka i Masisi, ariko uyu mwana ntabwo izo nce zose azizi, ndetse n'izo ntara zose ntabwo yiza zigeramo. Oya, uyu mwana uburyo yavutse ni uburyo yavutsemo bukomeye cyane kandi buteye ubwoba. Nyina yaragendagendaga nubwo uyu mwana yavutse mu buryo bw'ubuhunzi. Mu kugaruka mu Rwanda, uyu mwana yabonye ubuzima bubi nyina abayemo, maze yifatira icyemezo cyo kuvuga ngo mama agomba gutunga barumuna banjye, ngiye ngiye guhiga ubuzima bwanjye mu mihanda ya Kigali. Mu mwaka wa 2007 nibwo bamufashe bamujyana muri Aruferina, bivuze ko yari afite imyaka mikeya cyane. Ageze muri Aruferina ntabwo yize ahagira ubuzima bwiza, baramukubise akajya kubitwa bibabaje cyane kurenza uko mu mihanda yakubitwaga. Mu mwaka wa 2009 nibwo yahise yongera avuga ati aho kugira ngo buno buzima mbugumemo, ahubwo byarutwa nkajya nkubitwa nibye boro y'umukire. Ubwo bivuze ngo yarasubiye kwiba mu muhanda. Ageze mu muhanda rero ubuzima ntabwo bwamworoheye, ahubwo nibwo yafashwe mu mwaka wa 2011, yarafashwe ajyanwa kwa Kabuga. Yamaze amezi 6. Amaze kurangiza asohotse nibwo yabonye ko ibintu bikomeye cyane, ariko ntabwo yabivuyemo, ahubwo yarakomeje akora kuko nibwo buzima yabayemo, nibwo buzima yabonaga. Mu mwaka wa 2012 inyuma gato y'uwo mwaka nibwo yajyanwe aho bita Iwawa, cyangwa se yajyanwe mu kigo ngororamuco. Aho hantu yahigiye amasomo akomeye cyane, ndetse nabwo yanahakuye n'inshingano yo kuvuga ngo ngewe ntago mbabaje cyane, nubwo ndi imfubyi, shobora kuba ndi imfubyi ifite umubyeyi umwe, ariko mbonye abenshi badafite n'ababyeyi na bakeya kandi bose bariyakiriye. Nibwo uyu mwana yabashije kwiyakira. Hanyuma nyuma yaho bamwishyuye amasomo arayarangiza yose y'ingando zose, aragaruka ajya mu muhanda. Ndetse kandi avuga ko ibintu yigiye aho hantu bishobora kuba byari gutuma uwo mwana ava mu ngeso mbi yakoraga akajya mu byiza.
ariko bitewe n'ukuntu yari yarikoroneje n'ibyari byaramukoroneje kubivamo byaramunaniye, ahubwo yahisemo gukomeza. Mu mwaka wa 2017 nibwo yongeye bamujyana Gitagata, bamujyana mu ngando. Ingando arayikora arayisoza. Agarutse nibwo nibwo yabonye ko ibi narimo nta hantu bizamugeza. Arongera nibwo yahise asubira mu muryango w'iwabo, asubira kwa mama we, ahura n'abavandimwe be ndetse barishima. Bari baramubuze, yari yaraburiwe irengero, ariko ubwo yagarukaga nibwo bishimye bose. Na ndetse yasubije ubwenge inyuma, aravuga ati ndicuza kuba mu buzima bwose nabayemo, iyo nemera ku myaka yose 11 nkoze ndi mu muhanda n'ibintu byose byambayeho, iyo nemera nkihanganaho gatoya nshobora kuba narageze kure. Mu gihe nari ndi mu muhanda ndimo ngenda ngerageza mpiga ubuzima bwose, hari abana babashije kundusha ubwenge, babasha gusubira inyuma, baragenda bariga barasoza, ndetse bamwe bakajya banancaho bansuhuza mbona bakeye bameze neza, abandi bari mu modoka. Nkavuga nari kusimana kuki jyewe nari gushobora kugira uriya mutima ngo nanjye mbashe kwiga, ni ukubera iki? Bikanyangira. Ariko ubu noneho nibwo mbona ko nibeshye. Iyo nihangana gatoya nari kugira ubuzima bwiza nk'ubw'abandi. Nyuma yaho ahugomeza avuga yuko ashimira Imana yamurinze cyane muri iyo minsi, ngo baramukubitaga ndetse ashobora kuba yanapfuye, ashobora no kuba ari gupfa bitewe n'ukuntu ngo bamukubitaga cyane, isoko ryose ryamuzinzeho uruziga. Aho impamvu atapfuye nuko ngo bakubitaga ariko ngo bagashyiramo imiyaga kubera ko yari umwana, batamukubitaga nk'umuntu mukuru. Nyuma yaho rero nibwo yageze kwa mama we, agera mu bavandimwe be, na ndetse ngo ashimira akademi cyangwa se ikigo cyongeye kumufata, cyari kiyobowe n'umudamu bitaga Rebeka. Bamwigisha imibyinire, bamwigisha kuvumbura impano yari afite, na ndetse ngo banamwigisha n'icyongereza. Nyuma yaho rero nibwo yaje gukoresha impano ye, yisanga mu Bwongereza. Uyu mwana ashimira cyane Imana, agashimira mama we ko yabashije kumugendana bikarangira amugejeje mu Rwanda, akongera akabona imisozi yo mu Rwanda. Nubwo ngo yabaye mu buzima bubi, ariko arishimye cyane kuba hari. Yari afite icyizere cy'uko ashobora kuzagera mu buzima bwiza. Yari afite icyizere cy'uko ashobora kuzabona umucyo umurasira, kandi kuko byarabaye. Ubu tuvugana uyu mwana ari mu Bwongereza, ari muri Canada, ameze neza, abayeho neza kandi arishimye. Ntabwo wabyumva ko umuntu ushobora kuba warabayeho mu buzima bumeze gutyo ashobora kuba ari muri ubwo buzima. Na ndetse iyo arimo bisobanura avuga yuko ari agacupa kaba kari kuririmba ku mazi, maze kakagira amahirwe, kagira ahantu gahagama, cyangwa se hakagira nk'umwana ukitoragurira. Nawe ngo ntazi ukuntu ibyo bintu byagenze. Reka tube dusoreje inkuru yacu ahangaha. Nimba mushaka yuko mbakorera ikiganiro cyangwa se nkababwira ku buzima abayemo muri Canada n'icyo akora, mwandike muri komenti. Bye bye.